manzu uko wapanze naguhaye n'aya pipe wamenuye amabuno nka ruhaya singendesha ibondo nk'umuhovu sindisha akabuno nk'uruyuki wampaye ubwenge n'ishusho ryawe amina mana data wa twese wowe ushikanuza ibyo ushaka nta rusaku nta sahaha ukabyambura abo ushaka ukabihereza abo ushaka nta n'umwe kuvuguruza it's okay mana yaramanywe igitinyiro abantu bose bakagutinya bakubonye bakaguhabuka attention ndaje Garasiyani umubyimba ntawe ureba agatuza ni nkaka inkoko wenda kitwa gatorero mpamvu sinemereje ibwenwe mwakanjye narimo sinzi niba yuzuye umubare it's okay mana nyagasane wihangane ibyaye ishanira ryose ibyaye ikibozi irakirigata ngewe mbwa y'ahandi guhangare mu rukiko mana nyagasani aho utsindwa wemera icyaha ntiwitwaze ingufu zawe nagukatira urwa burundu aho ubaze gusubiza ijambo nta yandi mananiza accused God mana nyagasani ndavuga indimi bakankwena nizere ko indi muzumva ntabwo ari we wazinyuranyije ngo turubaka umunara w'ibabeli ngo tutagusanga mu ijuru ukazinyuranya tugahondana amatindo n'amatafari tukamenana imitwe accused God ifate neza mu rukiko utazana iterabwoba imanza siwe wazitangije Adamu na Eva muri Edeni ukabakatira burundu tumusohoke muri iyi ngobyi accused God nyagasani mushinjwa naje kugushinja aho ubaze gusubize nta byo kurya amagambo ingingo igufata uyemera ukwire ihakwiregura ukazana ibyo kwikuza urafungana na ruharwa mana nyagasani one indi murazinyuranya kwisi yose ziratandukana utazivuze neza ntabakirahashye ntabona iposho uzivuze uzicanga bose baragukwena nahi wacu aho dutuye ibyo mwese murabizi accused God ntubukiriye ifaranga abandi baturakotoye mana nyagasani udapronosura neza ntakarye nk'abandi ukumva ntacyo bitwaye ntabwo nabigu accused die tension wizamura urutoki mbanze ubwira ibyo ushinjwa it's okay de mana nyagasani gutereta biratuvuna ndetse kubizi neza dutanga gutereta biratuvuna dutanga amabombo bandi bakora soda abatanga imifariso aputoputa zataye igihe niwavuga iPad tanga nibura bya Apple iPhone ushyire hafi cyangwa se ibyo ntacyo bitwaye kuko watanze uko bingana urukundo rw'uri mu gihuru rungana n'uri muri Serena fakuba bingana cyose cyane agasani accused God ndashaka kukubaza ubonye Yosefu atrese Maria amushyizeho cyane umukobwa aramukunze arenda kumusaba ngo bashyire mu rugo niba basimbizi ngani wacu mu Rwanda uraje nk'iyagatera umuteye
cyane ntacyo bikubwiye. Simbyise gusambana biri mu isiri ryawe. Ibyo nta nicyo bitwaye, wari uzi impamvu yabyo. Mana Nyagasani urangije ubwira Yosefu uti numvise uvuga ngo iki? Ngo Mariya mutwara umutunge atwite inda yanjye. Wumvaga azaba umutware umugira bodyguard haba usaka umuryango arinde koko uwari sheri we unabimubwire nta soni namba tinda narayimuteye azabyara Emmanuel akibuze digode. Ndakubaza inyigisho wari utanze aho ngaho, wari uhaye abitwaza imitungo amafaranga mu mabanki, bakitwaza amashuri za dogitora babitse, bakitwaza amapeti abatendera ku bitugu, cyangwa se biturika bagendana ku matako, akaza ati mushenzi twari umukobwa. Etagere uzagira icyo ukora mu buriri, atwite inda yanjye umwana wanjye udateraho n'amatwi, ni wanga bagufungiwe hombe n'ibivuzo mushenze mbese. Mana Nyagasani akiyose tiko Trua Mana Nyagasani ibyo birandenga tekinike zitabaho, si fantastic. Wicisha abana bawe inzara basuhukira mu Misiri. Farawo arabaha bararya barahaga, yego bakoraga uburetwa ariko n'ahandi niko bigenda, hatari wawe se komsa. Wesubira ngo bacyure wirengagije ko ari warabataye. Ugira Farawo mugerekaho ibyaha. Icyago cya mbere uti ndamunangira umutima, icya kabiri uti ndamunangira umutima, icya gatatu Nyagasani mushinjwa kugeza ubwo wisha abana bose b'imfura. Nyagasani mushinjwa kwica. Akiza digode. Farawo aziriki wowe kuri Imana wakaba umuntu wanamunangiraga umutima ngo abigenza ate. Icyakane Nyagasani accuse digode. Icyaha cy'inkomoko cyo kuvuka ncumuye harigeze nshirgera abakora ayo mafuti kiza gite Nyagasani data wa twese, nanjye ngo data wa twese baratwisaba data Satani. Uratwirengagiza nibazo uwo mubyeyi wirengagiza uwabyaye. Kiuze dikote hari tasyo tuza gato urevure ntarago ijambo. Mana Nyagasani nk'ubu ndibaza ugira Satani akunaniye mu ijuru, uratera urujugunya hasi ngo twebwe nitumurwanya abanyantege nkeya. Nibaza urugero wahaye ababyeyi nkawe, ese umubyeyi wakorora injangwe igahinduka ingwe y'urwara, imwe mbi nayiryana cyane ikamunanira mu rugo, yayifata agafungura icyumba abana be baryamye akayijugunyamo ati ngaho nimwirwarize uzatsinda azajya. Nyagasani mushinjwa mubyeyi gito. Mana Nyagasani, Mana Nyagasani igihe kiragera uti nyura abana banjye. Yego nibyo wasuhusa agomba gutaha. Ugira Mose tuzabayobora mu gihugu cy'Ikanani, igihugu cy'isezerano, bose barabyina Mana ingoma shitu arabyina. Mose arabayobora abageza ku nyanja, inyanja atambikaho inkoni irasaduka baragenda. Ariko Mana Nyagasani kuko yacumuye igicumuro kimwe, ntabwo ari wowe wagirira arakariye ubwo bwoko bwitwa ubwawe bwakoze amakosa ujya kumunopfisha. Mose reba Ikanani ngahariya arebesha amaso ariko ntuzahata. Kapitaliste w'ikirenga undi uryuza imitsi y'abantu warangiza ukajugunya. Byari bikwiriye gukorerwa Mose. Mana Nyagasani ariko na Mose nawe igicucu kiraho mbese. Wani yabibonaga yuko n'ubundi utabishaka yuko bataha Egiputa Kanani, aha
ahantu Usain Bolt yakwirukanga iminsi 2 uhaba amaze imyaka 30 40 bagendaga intambwe imwe ku intambwe imwe. Mana Nyagasani, who are you? What are you? Technique zawe fantastic. Mana Nyagasani, sinyibara ibyaha byandenze ukwemera. Mana Nyagasani, nkunda cyakubaza, iyo uramye umuhungu ukamuha ibituza agaterura akabyimba ipfupfu kubikana nk'ikimasa kira mu nda ni 0 nk'imbwa y'impigi cyangwa intare y'ishyamba ntubyina umugara. Mana Nyagasani, warangiza ukamugira ikiremba, abakobwa bose bakamwita Rubyogo, umuciho wese akamwita Mahinja, ukamuha imitungo amabenzi deka tabura akanyatwara pewite n'izitaraza simbizi, indege agahindisha akabura kanera agahiza imyaka akajya mu bapfumu ngo araguza ngo arebe ninde umutera gucumura. Naguza kiribure ujya mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri hari ya segonderi akwigisha imibare, ukagira umutungo udatunze nakamwe, ukamaha abana akabyara 12 akicwa na bwaki cyangwa se muryamo buri munsi guhamba. Urumva ambiance yo guhora kwirimbi akiyuze ndimana. Ariko ngo imibabaro y'abantu ni ikunezeza yabirwa kuteye. Mana Nyagasani, ibyo cyose nabyumva. Mana Nyagasani, iyo urebye umukobwa wino mu Rwanda urabaza abakobwa bakunda style bajyanisha kuri tayi. Mana Nyagasani, ukamuha umudigi ihene yitumba kabyimba gakwedura akabona ugaharura mwosize umuhanda imfundiko kabyinja ukagira ngo ni intoryi bashanditse mu isoko. Mana Nyagasani, iminwa ugasatura ukageza mu matwi, ibyese ukarerembuza ukageza nk'igikeri gihaza ubuvundira. Mana Nyagasani, uzi ko akunda kwambara turi kuri tayi, abantu kabaho umubyimba umeze nka gitari, hasi birabyimbye hejuru n'inyorosho, abamuri bakishima. Unuka mu mukondo umeze nk'umunwa w'imbunda cyangwa umuhunda w'inka, umwita unaretse kunda niyambare mukondo wazi matako wazi wapi. Mana Nyagasani, wakabyakira ariko haciye hose bakaba bamunyega nyanga nabo umukobwa ugenda ukagira ngo arase n'ibipfundiko inkurikira mwase n'izina ry'Imana. Reba ariko igisore kimugenda impande we, ariko urukundo ni impumyi. Oya ntabwo ari impumyi, waba impumyi se ntirwakora kwera ukumva buriya butafari buriko. Ibyo bikamubabaza. Mana Nyagasani, ubwo umukondo warawutoboye ukawugira nk'imbehe cyangwa se ikiyiko cyangwa se indosho akagenda yinyunga ugatemera ibitunaye. Mana Nyagasani, akiza de God bikorera iki? Habuze kwe kribura bakujyana Kimihurura wigishwa decentralisation, usaranganya ubuyobozi nk'uko usaranganya ibyo utanga. Kiyoze de God. Mana Nyagasani, kuvuga menshi siko kuyamara, ibibazo ni byinshi ndacyakureka. Fete umugabo ibanga, tanga buhamya w'ibanga. Uwa mugabo sinzi niba ari umugabo ni umugore ni ikinyabibiri, no unyihanganire kuvanga indimi, icyo kibazo ntacyo ufite. Akizadiye darajya kuvuka yavutse kanyuruhu, burya kwishima arakuramo imyenda agakuba akabuno n'umugongo ku nzu ya Karabasasu, yarwaye ubushita. Mana Nyagasani,
barapfuye nuko barahamba. Accused God. Bajya gupimisha bateraga urwo ruhinja wavukanye sida, hakundi byagenda n'agapipi kiwe katarigera gashyuha. Accused God. Nyagasani bagira kugimbuka batereka murarushwa n'ubusa, yarwaye diabete iteka buri gitondo baramutora amata ko batera mishinge bagabanya grika ngo babongere insulin. Mana Nyagasani, Mana Nyagasani, Accused God. Sinzi cyakandagiye ikirenge kirabyimba, batubuni kanseri, akaguru baraciye. Accused God. Umvuko ahumeka ibihani bigikora. Cyo nitubiririza byamuriyeho byombi. Mana Nyagasani, ese wakamutunze ubukene baramumuteje. Agiye gupagasa mu gitondo nk'icyabandi, ajya kwambuka umuhanda, runga ikinyabiziga. Pafo! Kirakocora. Ubwonko bwose atunze busigara mu muhanda. Accused God barahamba bararira. Mana Nyagasani, umwana ngo agimbuke, dore ahetse inyonja, agendera ku mbago, ibiharahirita, hamwe ibinini iteka, diabete baramutera, baramucaho urugingo, uko bwije uko bukeye. Akoze udotwa. Mana Nyagasani mushinjwa. Agamye mu murima w'abandi, ngo Soromu dupera, igiti cy'umusongo kimucumita mu jisho, ubarebesha rimwe. Mana Nyagasani, ahora yitotomba, ahora ahekenya amenyo. Ngo Yezu umwana wawe yigize umuntu nuko baramubamba. Ahora guhigira. Mana Nyagasani, ngo munsi yakubonye inguma inguma zagutera imigeri. Mana Nyagasani, kubera uko aremye agambirira ikibi, yagana mu rusengero batabana bose basa n'Imana. Vugisha ukuri ahangaha mu rukiko. Mana Nyagasani, usa n'uwo ngo abantu binuba batuka buri gitondo ngo ni Nyiramutaso. Umubonye bugicya asitara uko agenda. Accused God. Ese uko gucumura so kumutera. Mana Nyagasani, Mana ariko ndakurenganya. Hari ibyo udashoboye. Ariko mubaza ubundi kuki wivuna. Accused God. Wowe uzarema abari nawe utanga imigisha. Kora akazi ko kurema nako guseriva. Ko tugira ubuyobozi kuva mu mudugudu mpaka kuri perezida, wa decentralije iyo migisha bakayiha abayikeneye. Wigeze ubona papa acuruza amapera? Mana Nyagasani, never. Wigeze ubona pasiteri ari wowe uza amapurato bariraho Pentecote? Never. Wigeze ubona umusaseredoti arimo kubunza akamurari acuruza urusenda, wabona y'agasoda? Never. Wigeze ubona porokireri acuruza amapombe atanditse mu isoko cyangwa yikoreye ikarito? Never. Mana Nyagasani, Mana Accused God. Porosobuteri usoresha mu isoko, asoresha haryo ubona acuruza n'ikigage.
tukagira ibikorwa ibintu tukabiseriva imigisha ikadukwira byose bikaje mana nyagasani nibagara cyane besha haguruka wisa ayiwe sebimwenda babwira ayiwe nibyo mpora mbabwira ubwo haragurutse akahita yigendera ibirimo iby'umuriro akaba aribyo bisigara ku isi ahora dukanga inkuba zirakubita izo nkuba zanyeze iki ko twari mu rubanza isara cyo gusa garuka wisobanure aragarutse mana nyagasani ntungane wowe na kirisitu mbese uriya ntabwo ariwe natukaga ni ururimi rw'umuhanzi ruvuga ibyo rubona oya urumva ese kabiri kangahe ubona bajya gusenga badasayidira uwicaye hariya ahubwo bakagura papiye ntushware nase micecekere wabaye inganzo ukama n'ikaramu ngo nandike mbimenye mana nyagasani nawe umwuka mumeka nse ko twaburanaga muki ariko umubariye irya none oya ntacyo ntabwo nzasubira reka ndabizi nyagasani ndabizi nyine n'abandi bishatse uyu munwa wanjye ukaturuka ugira nk'imbarasasu bakanikaho imyenda ndabizi ushatse wamumbamo icyungo hanyuma nasaza ukamena nkahinduka nyine ikimuga ndabizi nyagasani oya ndabizi pe umukondo wawe ukurura rwose ugahinduka nk'umutonzi w'inzovu ndabizi nyagasani nuko ariko oya ntabwo nakunega uzi izuru n'izina ry'Imana n'imamota urabona ritareba imbere se oya niyo nigiramba ngira ngo hasohokemo ibimwirana ariko zo wamukana kabiri kangahe mwegeze mubona umwenda ujya mu rukiko wahamagaje tayeri mu gipesu nk'iki ngiki wagiteye ahatariho kabiri kangahe intebe iyo mwicayeho injira mu rukiko birajya kurega umubaji cyangwa umunyaruganda hari umuntu wayicariye yagugariwe mu nda ngo nuko arayisurira kabiri kangahe Imana iduhe demokarasi natwe twikuze oya ni mama ya Mungu oya nende nawizi nakugarukiye nyagasani ni mama y'Imana nakugarukiye urusumba byose urushobora byose yewe waduhanze n'umwuka mumereka ubunyatse ubu ngubu nabaga igipampara ni mama izina ry'Imana ni mama ya Mungu oya nibyo nzajya mvuga ubwo butumwa oya nzabivuga da gute nzajya navuga ni bantu badashuha kuko murabuze urubyaro muhumuro w'iteka hari ku munsi w'umuzuko abana muzabona igihumbi haleluya bantu mudatunze mushime uwiteka amaboko yanyu yaramburira ibiganza umunwa wanyu uririmbe kuko yabageneye ibyo mukwiriye haleluya bantu mufite ubumuga mwitonde mutuze ku munsi w'umuzuko twese tuzakimbagira twese tugenda nk'intwari zitsinze urugamba aduha amapeta abo mu ijuru ati mwinjire mu nzu ya data haleluya amen.
amasugi arenga 100 cyangwa 1000 Mana nyagasani n'izina ry'Imana urubanza narukase utabyumva neza ibyo biramureba Imana iratsinze narundi urubanza uba bidatsinze agenda yimanitse ngewe narukase hakundi kuburana ngo hari ukujurira ibyo mubimenya ariko Mana sinagenda nabikubwiye ngo kujomba akantu ariko Mana iyo uramye umuntu akamuha ubwenge agatora itushi akandika ku rubaho agatora ikaramu akandika mu ikayi agatora iPad akasomeramo amasomo agatora imashini agakora memori akagaraduwetinga 2 3 akadefanda teze byose bikamuhira akaba dogiteri uvura imitezi abantu bagakira akavura kanseri abantu bakamuririmba akabyaza abagore byananiye agashima Imana ariko Mana nyagasani arangiza ukamuha akageso kamutandukanye n'abo bashima n'umugore bashakanye